abagabo barimo bafite abagore babakunda nabo bakunda barabizi ko ibyo mvuga ari ukuri. Abenshi twarongoye turi ba Sakintu, kandi Imana ikaguha umugore mwiza imbere n'inyuma. So ikintu cyitwa amasezerano, success ya mbere ni ukugendera mu masezerano, kumenya kuba hafi y'Imana ukavuga ngo umva hari ikintu Imana yavuze nicyo nzishingikirizaho. Abantu bajyaga bambwira atari kurahonda umutwe ku gikuta nuko mutazi icyo Imana yavuze. Amasezerano yawe n'Imana, yawe n'Imana ntabwo ari yayandi abahanuzi bakubwira ngo hari iby'Imana. Oya, ivuganire n'Imana yawe, ibyo yakubwiye no kubikora izabikora, ariko uzirinde ntuzibwire ngo wibwire ko ibyo wibwiye ari iby'Imana yavuze. Hari abantu baza ngo ariko ngo narabirose. Fine, warabirose, n'Imana yakubwiye cyangwa n'inzozi? Ntabwo Imana ari inzozi zawe. Ngo ariko ngo ni vision ifite, vision yawe ntabwo ari vision y'Imana. Kandi narabyitegereje nsanga ari byo. Burya success nya success, intsinzi nyansinzi ntabwo itangirira mu bigaragara, itangirira muri wowe imbere. Haleluya. Kuko icyo uri cyo kibanziriza ibyo ukora, icyo uri cyo kibanziriza ibyo ugeraho. Ibyo abantu ntabwo barabisobanukirwa, ariko uyu munsi ndasenga Imana ngo mubyumve. Ariko cyane cyane wanze musobanukirwe ngo intsinzi ya mbere y'umuntu ni ukunesha icyaha ukakivamo. Biroroshye, umuntu umwe yarabivuze ngo biroroshye gufata umujyi, ariko birakomeye cyane kwifata wowe. Biroroshye kunesha abantu, ariko birakomeye kunesha ingeso, birakomeye kunesha kamere. Kuko kamere yo buriya abanyarwanda babivugaga neza ngo kamere, ngo ifuni ihamba kamere ihora ku rutugu. Kamere urayihamba ukagira ngo yapfuye, wagaruka ugasanga yagukurikiye ugasubirayo ko yihamba. Ifuni yawe igahora ku rutugu, kuko kamere kugira ngo uzayineshe bisaba imbaraga zirenze. Ariko Imana ikakubwira ngo ibyo ngibyo cyewe nzabigushoboza, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Mwami Yesu waduhaye isezerano, uratubwira ngo ababiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe nawe uzaza ube hagati yabo. Twemerere uze ube hagati yacu. Kandi waduhaye isezerano, uratubwira ngo umwuka wera naza ngo niwe uzenda ku byawe abidusobanurira bitubwire, ngo niwe uzatuyobora mu kuri kose, ngo niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka, ngo kandi naza azaduha imbaraga. Uyu mugoroba Mwami Yesu be glorified, uhabwe icyubahiro. Mana Data, umuremyi wacu, umubyeyi wacu, uhabwe icyubahiro. Mwuka wera, mufasha wacu, mwigisha wacu, soko y'imbaraga zacu, tuguhaye rugari. Uvugane na buri muntu wese uri aha ngaha, ntatahe uko yaje. Uwaje ananiwe mu mutima kuko ntibijya bibura, uwaje arambiwe n'ubuzima arimo kubaho, uwaje arwaye, uwaje afite ibimunanije, uyu mugoroba ukore ku mutima we umuzahure. Reka imbaraga zawe Mana zigendagende hagati muri twebwe. Ukora umurimo wawe, ntitugomba kuguhendahenda kuko uri Imana idukunda. Kandi iri jambo ryawe tugiye gusangira uriho umugisha. Waratubwiye ngo ijambo ryawe ntirizagenda ubusa, ngo kuko ijambo ryawe rimeze nk'umuriro, ngo rimeze nk'inyundo imenagura ibitare. Ijambo ryawe rimeze nk'inkota, ngo icengera, ngo ikagera kurengwa igatandukanya ubugingo n'ubuzima. Ijambo ryawe rimeze nk'imvura igwa, ngo ikameza ubwatsi. Reka ijambo ryawe rimanukira aha ngaha. Imbaraga zawe zikora umurimo kuri uyu mugoroba. Icyubahiro cyawe kigaragare, hari ubwoko bwawe buhabwa umugisha. Ushyirwe hejuru Mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ishimwe. Kandi Mwuka wera tuguhaye rugari, ngo abe ari wo ukora, abe ari wo uvuga, abe ari wo usobanura. Ahasigaye buri muntu wese ahabwa umugisha. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndagira ngo rero dufate amagambo dusanga muri Yosuwa igice cya mbere. Turasoma kuva ku murongo wa mbere tugeze ku wa 9. Hanyuma turebemo ibintu bitatu bituganisha ku ntsinzi nyakuri. Aramubwira ngo ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka, igice cya mbere cya Yosuwa,
yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubuhaguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku musozi munini, ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuyateshuke iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese si byo gutumye? Ni ukukomera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Haleluya. Iki gitabo cya Yosuwa ni kimwe mu bitabo byo muri Bibiliya bitangaje cyane, kuko gitangirwa n'ikiriyo, gitangirwa n'ikinanda kivuga. Hari ikintu cyajyaga kivuga kuri radiyo kera bagiye gutanga amatangazo y'abapfuye. N'igitabo cya Yosuwa niko gitangira Imana itanga itangazo ryo kubika. Itangazo ryo kubika Imana ari iryitangira avuga ngo umugaragu wanjye Mose yarangije gupfa, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none we Yosuwa haguruka ujyana aba bantu mu gihugu n'abasezeranije. Haleluya. Ubundi urebye neza, kumva Mose yarapfuye kandi Imana ari ibivuze, byagombaga guca Yosuwa imbaraga, bikamuca intege, akiheba, akumva yuko ibyo Imana yakoze byose birangiye ntacyo bazageraho. Ariko Imana inamubwira ngo Yosuwa, it's not about Moses, ngo intsinzi yanyu ntabwo yari iri mu maboko ya Mose na ya nkoni, kuko nayo Mose yari yayitwaye, nta nubwo yayibasigiye. Ya nkoni yakubise inyanja igacikamo kabiri, ya nkoni batunze mu kirere imvura ikagwa, ya nkoni batunze mu kirere urubura rukaza, ya nkoni batunze mu kirere ibintu bigakoreka, ya nkoni yakubise urutare amazi akavamo, ya nkoni yatunze hejuru y'abamareki Yosuwa akanesha, nayo Mose yari yayitwaye. Hari igihe Mose, hari ibyo wajyaga wishingikirizaho byose, Imana ibikuraho ikakubwira ngo it's over. Kandi muzarebe muri Bibiliya hari ahantu henshi ibyo bintu Imana ibikora. Yesaya yaranditse aravuga ngo umwaka umwami Uziya yapfuyemo, yatanzemo, nabonye umwami Imana mu rusengero. N'abigishwa ba Yesu niko byagenze. Amaze kuzuka byarabacanze, bagavuga bati uyu mugabo yazutse, none ntarimo gukora icyo bita authentication, ntarimo kwerekana ko ibyo yavuze byari ukuri, ngo nibura tuzabona aho duhera. Arangije agiye no kubahima arigendera, arababwira ati rero ubu ngubu nkuko nababwiye ndagiye. Uragiye utabanje ngo wereke Pilato ko wazutse abimenye. Uragiye Kayafa n'abatambyi bakuru batabibonye, uragiye abaturage batabibonye, ubuse tuzavuga ngo uragiye. Arigendera, arababwira ati ariko muzarindire mu murwa, hari irindi banga muzabona. Haleluya. Yewe nkunde kiriya kintu, kumva Yesu afata abantu b'abaturage bavuga ngo comwa. Yumva abantu mu Rwanda muzantu bavuga ngo comwa, abantu bava ruguru iriya za Musanze na za Burera bavuga ngo comwa. Petero yahagaze mu mujyi yicarana n'abafashe Yesu, atangiye kuvuga baravuga ati n'imvugo yawe irakugaragaza, uravuga ukavuga ngo comwa. Kuko burya na ba Petero bavugaga mu majaruguru, baraho mu misozi y'i Galilaya,
n'imvugo yabo yarabagaragazaga. Abo bantu bari bafite n'icyo kibazo cyo kumva bari bubamenye Yesu aravuga ati aho siho ikibazo kiri, musigare hano muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Haleluya. Nahanga Yosuwa Imana iramubwira ngo Mose yagiye. Erega buryo ko Mose yagiye ni nkuko Yesu yagiye, yaragiye gusa babona arenga ku musozi ntiyagaruka. Uko Eliya yagiye Elisa yamubonye arenga mu gicu ntiyagaruka. N'abana bajya kumushaka baramubura. Na Yesu agira gutya arigendera, abigishwa ntibongera kumubona. Marayika aravuga ati rega uri ko yagiye ntabwo azagaruka, muzamubona agarutse nkuko yagiye ariko ubungubu nimwe mu bisigaranye. Haleluya. Yosuwa niki cyatumye Yosuwa yambuka? Harimo n'ibyo wenda atakoze neza, ariko reka twibande ku by'Imana yamubwiye, kuko buryo iby'Imana yavuze nibyigenderaho. Mwambwiye ngo amen. Ariko iri jambo ndagira ngo murifate. Abantu benshi bagendera ku byo bishop yavuze, ngo bishop wacu yaravuze, ngo apostle yaravuze. Ibyo bishop yavuze, ibyo apostle yavuze, iyo bidahuye n'iby'Imana yavuze ntacyo bizakumarira. Haleluya. Kuko Imana iteka ryose igendera ku byo yavuze. Nahoze mbabwira ubwo corona yazaga, abantu baravuze ngo ntabwo bazongera gutanga ibya 10 ngo tawe ne. None se n'Imana yahindutse? Kuko nawe icya 10 gihuriye n'umupastori, nta nawe gihuriye no kujya mu rusengero. Jewe ntanga icya 10 ndi mu bantu banabikunda banabiryoherwa. Kubera iki? Kubera ko hari icyo Imana yabivuzeho. Hari icyo Imana yabivuzeho, jewe iby'Imana yavuze nibyo ngenderaho. Niyo waza ukambwira ngo abandi bavuga ngo nakubwira nti jewe sinjya ngendera mu byo abandi bavuze, ngendera mu by'Imana yavuze. Hari iby'Imana yavuze. Hano rero reka turebe iby'Imana yavuze, kuko success yacu, kunesha, intsinzi, umugisha uva mu by'Imana yavuze. Ntabwo iva mu byo abantu bavuze, uva mu by'Imana yavuze. Icyambere Imana yavuze, Mose amaze gupfa ibwira Yosuwa ngo umva Yosuwa, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubuhaguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani mujye mu gihugu mbahaye, mwebwe abisira igihugu mbahaye. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nkuko nabwiye Mose. Uhereye mu butayu bwo kuri uriya musozi Lebanon ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurati, igihugu cyose cy'Abaheti, no kugeza ku nyanja nini y'Uburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe uzatinyuka kubahagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Haleluya. Niki dufana amahangaha? Ibintu bibiri. Ikintu cya mbere gikomeye muri success, isezerano. Isezerano. Imana ibwira Yosuwa ngo umva Yosuwa, it's not about you. Ibi ntabwo ari ibyawe. Muhaye isezerano, aho uzakandagira hose nzahaguha. Kandi nta muntu uzakubuza kwinjira mu masezerano ge naguhaye. Aho uzakandagira hose nzahaguha. Haleluya. Ibi rero iyo umuntu yabyumvise ubuzima bwe buroroha na success iraza. Kubera iki? Iby'Imana yaguhaye ntawe ushobora kubikwambura. Nyamuna gutanga urwo rugero, kera nkiri umusore nabonye hano harimo abasore benshi, reka nabo mbanze mbaremere. Kera nkiri umusore nakijijwe mfite imyaka 25. Noneho nza kuzura umukobwa twuzuraga arankatira ko nigishaga muri universite, mvayo banyohereza kwigisha muri Twarongoye muri segonderi mba Sakintu, arankatira. Ntabwo nzi niba aricyo cyamuteye kunkatira, harimo n'ibindi byinshi, ariko nicyo cyarimo. Arankatira, ankatiye nkajya mbwira abantu ngo rego buriya muzi ikintu, ntiburi Imana irimo irantegurira ibyiza, ko hari icyo nzi Imana yamvuzeho. Imana yaravuze ngo imigabane n'iminani nzabihabwa n'ababyeyi, ariko umugore unkwiriye nzamuhabwa n'Uwiteka. Haleluya. Noneho Imana impa umukobwa mwiza. Abaza umugore wanjye ni mwiza, ndacyabivuga none munsi. Ku myaka ye afite ntari bubabwire, kuko nawe ujya avuga imyaka y'umugore we, ariko umuntu tumaranye imyaka 31 ubwo murumva aho ashobora kuba agejeje.
n'ubu ndacyamureba nkabona ari mwiza cyane, ahubwo noneho yabaye mwiza kurushaho. Ntabwo ari kubabeshya, nuko tutazanye. Nari kumuhagarika hano, hari nawo duherutse kujyana, umwana mwe rwese gupasta ngo uyu mugore wawe ngo ni umugore wirongoreye, ntiwagira ngo namurongorewe nande ni uwanjye. Atoya ati ni cya kinyarwanda kiba cyatunaniye kukivuga, tinakubazaga niba ari we mugore wawe wa mbere. Nta wundi nigeze ntunga mu buzima n'uyu natangiriyeho. Noneho twuzuye, ntabwo ari cyo nashaka kubabwira, ariko hari ikintu cyitwa isezerano. Imana yari yambwiye ngo nzaguha umugore, ariko wowe banza witegura ubu umuhungu ushobora gushyingira. Banza wowe mbere yuko njya kugushakira umugore, banza unyemerere ubu umuhungu ngira nte nshobora gushyingira. Ntangira kwitravayaho, ntangira kugendana n'Imana, kuko nabyo yarabisobanurira ambwira ngo kandi ntiwivune ibanga byo kuba uwo nguwo, wige kugendana nanjye. Ndaza kubigeraho, wige kugendana nanjye. Ndatangira ngendana n'Imana, bimvana mu byaha. Muraza kubibona nano muri Yosuwa niko bimeze, bimvana mu byaha. Ibyitwa ibyaha mbivamo burundu. Icya kabiri, bimvana mu bwoba no kwitinya, kuko hari igihe umuntu yitinya. Imana yakuzanira umukobwa mwiza utuye nguyu si uwanjye, kubera ko witinya. Uyu nguyu n'abandi barabimbwiraga, kandi gaterega umukobwa usa kuri yarongorwa n'abantu bafite kashi, uri murahonda umutwe ku gikuta. Igihe najyaga kumusura nkasanga line itonze gutya, bahungu bicaye baparitse amamodoka, ajye nkaparika ibirenge byanjye. Hanyuma rimwe na rimwe bakanamperekeza, nabo bakaza bakamuherekeza amperekeje, akaba ari giye ugenda mbere, kuko genda agomba gutega taxi ntaho. Nkagenda nihebye bwacye nkazamara se buriya ngumemo, cyangwa kandi atari ko utinya baringa bariya babo namaze kukubwira yego kandi twarabisengeye, we gumamo tu. Hanyuma nyuma ibindi n'amateka nyine byaratunganye, ariko abantu barambwira ngo ntibyashoboka. Ariko hari ikintu nendaga kubabwira, iyi Imana yaguhaye guaranteed, kandi iyi Imana igiye kuguha muribeshya cyane, ntabwo ishingira ku mazu ufite, ayibizayaguha. Kandi abagabo barimo bafite abagore babakunda, nabo bakunda, barabizi ko ibyo mvuga ari ukuri. Abenshi twarongoye turi ba Sakintu, kandi Imana ikaguha umugore mwiza imbere n'inyuma. So ikintu cyitwa amasezerano, success ya mbere ni ukugendera mu masezerano, kumenya kuba hafi y'Imana, ukavuga ngo umva hari ikintu Imana yavuze nicyo nzishingikirizaho. Abantu bajyaga bambwira ati ariko urahonda umutwe ku gikuta, nuko mutazi icyo Imana yavuze. Amasezerano yawe n'Imana, yawe n'Imana ntabwo ari yayandi abahanuzi bakubwira ngo hari iby'Imana. Oya, ivuganire n'Imana yawe, ibyo yakubwiye no kubikora izabikora, ariko uzirinde ntuzibwire ngo wibwire ko ibyo wibwiye ari iby'Imana yavuze. Hari abantu baza ngo ariko ngo narabirose. Fine, warabirose, n'Imana yakubwiye cyangwa n'inzozi? Ntabwo Imana ari inzozi zawe. Ngo ariko ngo ni vision ifite, vision yawe ntabwo ari vision y'Imana. Oya, ntimuzitiranye ibyo ushaka n'iby'Imana yavuze, kugira ngo uzamenye uzavane isezerano ku Mana, uyicari iruhande. Kandi uzi ikintu, nta nubwo ikubwira ibyo yenda kugukorera, arabwira ngo ariko kucyo hangayika turi kumwe. Jya unyizera, jya untegereza, jya ugendana nanjye, ukikomereza urugendo, wagera imbere ikagukomanga. Ngo ariko urumva umutima wawe utera neza, ndumva uriya mukobwa utwaye, ngo buri uriya namuguhaye, kamuguha bikatungana, kuko Imana iyo ikuyoboye igutwara igufashe ku kuboko. Yosuwa, Imana yambwiye ngo Yosuwa, jewe nzakwiyoborera, ntuhangayike, ntukuke umutima, kuko nzabana nawe. Haleluya. Isezerano icyo Imana yavuze nikigenderaho. Mwibuka Kalebu mu gice cya 14 cyane muri Yosuwa, kuko bari kumwe bombi bizera Imana. Aramubwira ngo Kalebu aragenda ngo asanga Yosuwa mwene Nuni, aramubwira ngo uribuka turi Kadeshi Baruneya iby'Imana yamvuzeho, mbu umusozi wanjye muhindure, kuko no matanye n'Uwiteka. Same secret, no matanye n'Uwiteka. Haleluya. Abantu benshi rero barigora, ariko reka dukomeze. Icyo ni icya mbere, kugendera mu masezerano. Icya kabiri,
ntabwo imana igitwara umuntu itamubwiye aho imujyana. Hari ikintu nubundi nari navuze kuri viziyo, ariko burya viziyo y'Imana itandukana n'iyacu. Imana yabwiye Yesu iramubwira ngo kiriya gihugu dore imipaka yacyo. Ntimuri mu minsi y'amasengesho abantu benshi basenga badafite viziyo, kuko burya iyo usenga neza, usengera ku masezerano y'Imana, usengera ku cyerekezo Imana yakubwiye, biroroha cyane. Biroroha. Muri 1995 tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi, Imana yaduhaye igishushanyo iratubwira ngo iki gihugu ngiye kugikiza. Ngo ngiye kugikiza, iduha n'intambwe izacamo. Jewe numvaga mfite assurance, mfite certitude, mfite kudashidikanya. Najyaga mbwira abantu nkabwira nti hari ikintu nzi. N'icyo gihe naragendaga cyane ariko icyo bita cyane. Abantu ukambwira ko kiriya gihugu cyanyu ko cyashize, uragikoramo iki warebye wasimbutse ukazana umuryango ukigumira hano. Nababwira ntoya, muri kiriya gihugu hari amasezerano mwategerereje, hari iby'Imana yavuze mpategerereje. N'ubu ntabwo hari n'ikindi kikinera umwete n'ubu iyo mbwiriza, iyo mbabwiye ngo nanezerewe, hari igihe nsanga urusengero rwuzuye nkavuga nti wenda bya bindi Imana yavuze igiye kubirangiza, kubera tubwiye ngo izabanza ikemura ibindi bibazo, ngo ariko icyanyuma izakemura, ngo izaduha ububyutse. Ndacyabutegereje yewe. Haleluya. Kuba mwuzuye urusengero ntibivuga ko ububyutse bwaje, oya, ntabwo mbyitiranya. Insengero zuzuye abantu, erega ni wacu mwebwe mbatwaye nkabashyira iwacu, wenda mwakwicara hasi agace gato, ariko na mwana ntabwo ari hatoya. Icyo ndimo kubabwira, hari igihe Kristo wuzura urusengero nkabwe ntabwo ugiye ndanyurwa. Ariko pastor uzanyurwa ryari? Umunsi nzabona nta munyabyaha n'umwe ugenda mu mihanda ya Kigali. Umunsi nzagenda nkabona nta musinzi utotoba mu muhanda ugenda ashakisha kiriwe. Umunsi nzagenda nkabona nta ndaya zigiteza abantu ku muhanda. Kuko ububyutsi iyo bwaje ibyaha biragabanuka. Ububyutsi iyo bwaje polisi iraruhuka. Ububyutsi iyo bwaje abacamanza babura akazi, bagasigara bakora ibindi bifite umumaro. Haleluya. Ariko ubw'Imana yabivuze no kubikora izabikora. Je nzapfa nkibyizera, nzapfa nkibitegereje, nanjye kandi zamamoshe yanjye, zamama umugabane wanjye. Nibura uko kuba narabisengeye. Amen. Kuko Yosuwa, Imana yaramubwiye ngo Yosuwa, reba kiriya gihugu. Ntabwo ugenda ufite, iyo usenga nta kintu ufite imbere, no gusenga kwawe gucika intege. Ariko iyo ufite ikintu utegereje kandi kivuye mu isezerano ry'Imana, uragisengera ukavuga ngo Mana, hari ikintu nzi, ubwo wakivuze niyo kitaba mu gihe cyanjye ariko kizabaho. Haleluya. Ukajya usenga ufite ibyiringiro, ukajya usenga ufite imbaraga, kuko hari ikintu utegereje kandi Imana yavuze. Haleluya. Success iva mu kuvugana n'Imana, ukayitega amatwi, ikaguha vision, ikakubwira ngo hari ibintu Imana yambwiye ntegereje, ndabibundikiye kandi no kubikora izabikora. Ikizabikubwira ko ari n'Imana yabivuze ntabwo bikuvamo. Ikizabikubwira ko ari Imana yabivuze, iyo batangiye kubivuga wumva bitogota muri wowe. Ikizakubwira ko ari Imana yabivuze bigenda byongera imbaraga. Ikizakubwira ko ari Imana yabivuze ugenda ibyiringiro byawe byiyongera, ukavuga ngo ndabizi. Kandi wajya unasenga ukumva hari kirimo gukoreka muri wowe. Haleluya. Yosuwa, Imana yamubwira ngo Yosuwa, ntugire ubwoba, aba bantu uzabambutsa Yorodani, uzabajyana muri kiriya gihugu. Haleluya. Iryo ni isezerano, iyo ni viziyo. Gusenga ufite icyo usengeraho. Hari abantu baza gusenga kuko ari kuwa gatatu. Ese kuwa gatatu ntabwo ari impamvu yo kuza gusenga. Ntukaze gusenga kuko ari kuwa gatatu. Hari igihe tujya turara amasengesho, uretse ko muri kino gihe cya COVID yewe nubahiriza amabwiriza, kuko iyo uri umuyobozi ugomba kubahiriza amabwiriza. Ntabwo nshobora guca ku mategeko, kuko niyo batamfata Imana yo yamfata. Ntabwo mara byumvize muri no minsi abantu benshi barimo baritotomba ngo kamera ngo zabandi ikintu. Yewe kamera niyo yanyandikira sinatera amahane, ubwo nijye wawisha amategeko. Ariko kuki ngomba kwibutswa na kamera ko ngomba kubahiriza amategeko, kandi Bibiliya imbwira ngo wumvire abayobozi, mu yandi magambo wumvira amategeko y'igihugu cyawe. Jewe ngenda buhoro, uretse ko nanashaje, ariko rero no kugenda buhoro. Aho muri 60 ngenda muri 60, muri 40 we nashobora kwibagirwa, kandi nabwo nibagiwe kuko kamera yo ntigira impuhwe.
nibagiwe navuga ntiburiya nari nibagiwe iramfata so ukabyakira ntutera amahane ubeshye kuko twebwe turi abantu. So icyo nababwiraga twajyaga turara amasengesho amabwiriza aje ariko ndibwira ko bigiye kongera bigakunda. Noneho nkajya mbwira abantu twararanye amasengesho ngavuga nti mbere yuko turara aya masengesho ndagira ngo buri muntu wese abanze yicare yibaze ngo ariko waje gukora iki hano, uraye ijoro uraririye iki? Buri nkoko ibundikira amagi, ntabwo ushobora kubona inkoko ibundikiye nta kiri mu cyari. Hari ikintu ibibundikiye, hari ikintu ibitegereje. Wowe ubundikiye iki? Iyo uje hano kuwa gatatu buje kubundikira iki? Cyangwa buje kwirebera abasirimba baririmba, uje no kwirebera bishop wenda kumva uko yigisha neza. Mva uyu wa gatatu waje ubundikiye iki? Nicyo urimo gusengera ku buryo Imana nisubiza uzamenya ko yagushubije. Niba wiyiriza kuko umunsi wo kwiyiriza wageze, cyangwa wiyiriza kuko hari ikintu kingana n'inzara igiye kwirirwa kurya amenyo utegereje ku Mana ukavuga ngo Mana, wakumva inzara igukubise amenyo ukavuga ngo Mana, iyi nzara ntabwo ari inzara y'ibiryo, hari ikindi kintu ufitiye inzara, hari ikindi kintu ushaka kubona kikoreka, hari ikindi kintu kiri muri jewe kiri hano ntwite mu mutima nshaka kubona gisohoza. Ugasenga ufite icyo usengera, ugasenga ufite icyo usengeraho. Vision success yose umuntu ugendana n'Imana nta kundi byamera, agomba kugira success. Ariko iyo ugendana nayo by'ukuri, kuko buriya hari ikintu abantu batarasobanukirwa. Iyi Imana muzareba abantu bose b'Imana yakoresheje, ntabwo ijye babwira ngo bizagenda bityo bizagenda, irababwira ngo nzabana nawe, wegenda ujye gukora ibyo nakubwiye, jye nzabana nawe. Ibyo birahagije, nzaba ndi kumwe nawe. Buriya success yacu iruta izindi ni ukumenya kugendana n'Imana. Ariko noneho ikintu kinezeza kuruta ibindi muri kino gihe byo ngira ngo hari nubwo nzibagirwa ko mfite umurimo nahamagariwe, nge ndyoherwa no kwibanira na Yesu gusa. Nta kintu kiryoha nko kumva umwuka atura muri wowe. Imana Yesu yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha uzagumana namwe. So akaba muri jewe nanjye nkaba muri we. Haleluya. Kuko urabona narabisobanukiwe neza. Iyo batubwiye ngo tuzabatizwa mu mwuka wera, buriya jambo kubatiza ubundi kera ryari ijambo ryo mu nganda, ntabwo ryari ijambo ryo mu rusengero. Abantu bakora ibintu bita batike, murabizi bya batike, ibintu by'ibitenge bakabishyiramo amabara, ibyo bita batike. Imyenda yazaga idafite irangi, noneho bakavanga irangi, n'ubu ariko niko babikora, bakayinikamo. Bivuga ngo umwenda ukajya mu irangi, irangi naryo rikajya mu mwenda. Haleluya. Icyo nicyo bitaga baptizo. Umwenda bashyize mu irangi, irangi rikajya mu mwenda. Noneho Yesu akavuga ngo nanjye nzaba dubika mu mwuka wera, ariko umwuka wera nawe abinjiremo ku buryo asigara muri we nawe ari muri mwebwe. Haleluya. Rero zihenije nkavuga ariko ibintu ni igitangaza, ibintu ni umunezero kumva ndi mu mwuka nawe ari muri jewe. Haleluya. Ndi mu mwuka nawe ari muri jewe. Cyo nicyo Imana yavuga ngo nzabana nawe. Twebwe rero nta nubwo ivuga ngo nzabana nawe, nzaba muri mwebwe namwe mube muri jye. Bivuga ngo aho ngenda hose iyo nkundi y'Imana sinivanemo. Gutekereza kw'Imana kuba kuri muri jye, kwifuza kw'Imana kuba kuri muri jye, imico y'Imana ihita ijya muri jye. Iki rero nicyo kintu kindi gituma tugira success, nuko Imana iba muri twe natwe tukaba muri yo. Niyo waba urimo gusenga, Paul aravuga ngo niyo wananirwa gusenga umwuka ajya tunihira iminiho itavugwa, ngo kandi wamenya byose akamenya n'iby'Imana ishaka. Haleluya. Kiri umunezero ukomeye cyane. Iki gice kirimo amabanga menshi akomeye. Icyo ngicyo nticyari icya gatatu. Icya kane muri pathways, izo ni inzira za success. None baramubwira ngo umurongo wa 6 ngo komera, ushikame,
uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Urumva ijambo ushaka wera ni ijambo rivuga ngo komera ushikame. Umva, uzihangana akageza imperuka muri sisitemu zose niwe uzanesha. Kera nari umwatlete nirukaga metero 400, nabaga no mu ikipe ya university, nigeze no kuba no mu ikipe y'igihugu. Antreneri yarakubwiraga ngo umuntu utwara umudari sutumva umunaniro, ngo kuko buriya 400 uzenguruka ikibuga rimwe kandi ugenda full speed. Urumva rokoro y'isi ya 400 na amasegonda 40, ngira ngo ubu bimaze kugera muri 43 n'ibice gutyo. Bikubwira ngo uwo muntu abagenda nk'uwiruka 100 metre ataruhutse, abari mu masegonda 9 n'ibice bingahe ku metero 100, donc aba yihuta koko. Ababwira ngo rero ni wirukanka, ariko iyo wirukanse uragenda wagera mu metero 300 ukumva amaguru yawe ameze nkaho bayaziritse imigozi, ukumva ameze nkaho baziritseho amabuye araremereye, ukumva utangiye gusubira hasi, ukumva utangiye neza ibihaha bitangiye kwanga. Narakubwiraga ngo ni wumva ibihaha bitangiye kwanga, ukumva amaguru nayo atangiye kuremera, ngo ujye umenya ko nabandi bose murimo gusiganwa nabo bameze gutyo. Ukomeze ugende. Utsinda sutananiwe, utsinda sutumvise ibyo ngibyo, utsinda nuwakomeje nubwo byagaragaraga bikomeye. Haleluya. Kuko n'Imana ni kwivuga. Yesu yabwiye abantu aravuga ngo uwihangana akageza imperuka ngo ni uzakizwa. Hanyuma Imana ibwira Yesu iramubwira ngo ushikame, ukomere, ushikame nuko kumutima uzagerayo. Nanyuma ibisubiramo umurongo wa 9 ngo mbese si igihugu bigutegetse, nuko komera ushikame ntutinye ntuko kumutima. Haleluya. Buriya rero ikibazo cy'abantu benshi barasenga babona Imana itinze gusubiza, Satani akabwira ati ariko igihe wagasengeye uzi ko hari abantu benshi bavamo Imana yari igiye gusubiza. Waye Sawuli yategereje iminsi 6, ku munsi wa 7 Samweli ataraza afata igitambara gitamba, kimara kugitamba Samweli warahageze. Hari abantu batamba ibitambo kandi Samweli yari hafi. Hari abantu bisubiza kandi Imana yari igiye kubaha igisubizo. Hari abakobwa bishingira kandi umugabo yari hafi. Hari abahungu baterura kandi wabo yari hafi aho ngaho, n'ibindi. Si mujya mubibona se? Numvise abajene baseka, ntabwo mujya mubibona. Biraba. Biraba. Hari abantu babaye mu gakiza igihe kirekire, kagendana n'Imana yagera akavuga ngo ndabona nta kivamo, ngo n'ubundi ngo reka njye kwishugurikira. Ugiye kwishugurikira kandi Imana yari hafi kugusubiza, yari hafi kukugirira neza. Komeza ugende, ntutinye, ntugire ubwoba, kuko buriya abanesha bose nabaziri hame. Success yose no muri business niko bikora, no mu mashuri niko bikora, no mu bindi bintu byose. Hari abantu batangira amatorero, agatangira itorero mu mwaka umwe akabona afite abantu 10-15. Ataha ati nubundi nari mbize ko atari by'Imana yampamagariye, akabivamo. Jewe umpaye abantu 15 sinabivamo, natangira kubareba nkabona bagiye kuba 30. Nkicara buri muntu nkamubwira ntimuzi ikintu, turi 15 mujye muza dukora amasengesho kandi buri muntu ashake nibura undi muntu umwe. Umwaka wa 2 nkaba mfite 30, nabo nkababwira ko akundi. Umwaka ukurikiye nkaba mfite 60, ukurikiye nkaba mfite 120, ukurikiye nkagira 240. Mu myaka 10 naba mfite urusengero nkuru rwuzuye abantu, kubwo kudacika intege. Haleluya. Je icyo ni ikintu nize mu buzima, ugeri yagomba kujya n'udacika intege, kandi nabyize mu buryo bugoye. Nibuka kera nigeze kugenda n'amaguru. Hari amasomo menshi ngenda nagiye niga mu buzima. Nari mfite imyaka 13. Icyo gihe aho twigaga twavaga Rwamagana tukagizaza, habaga imodoka imwe. Iyo waza ugasanga iyo modoka yagiye, wagombaga gutegereza cyumweru gikurikiyeho. Ndabireba narayibonye irenga rwose. Abazi Rwamagana mu isoko hari ahantu bamanuka
ahitwa isovu na sibagire mbonira renze agakungugu karirenze hagarara gutya ndayireba nibaza gusubira iwacu nkazaza icyumweru gikurikiyeho nsanga bizangora ndabonye sasa ngiye kugenda n'amaguru fasha umuhanda wose najyaga mbona ari hafi kubera ko iri mu modoka bigura ngo ahantu ni hagufi fasha umuhanda wose naho kuvirwa magana kugera izaza harimo kilometero 30 kandi ndi umwana w'imyaka 13 ndagenda nkabona umuhanda wabaye muremure ndagenda ariko kubera ko nzahonja ndavuga ni ibyo ari byose ndarara ngezeyo wenda ngereyo mu gicuko ariko ndagerayo ndagenda icyo gihe nta n'amazi bagura ku nzira yabagaho ako gace nta yewe ndagenda nahagurutse saa 3 nagezeyo saa 11 umva nari umwana ubu ngubu ndi mukuru ho nashobora kuhagenda amasaha make yakuruta aho ngaho ariko ikintu cyatumaga ntacika iyo ngomba kugerayo buriya mu bintu byose ujye utumbira icyo Imana yakubwiye uvuge ngo ya niba ari ijuru ngomba kuzarijyamo Yesu atinde kuza cyangwa atebuke nzarijyamo Yesu atinde kusubiza cyangwa atebuke nzakomeza ntutinye ushikame ntukuke umutima ntuve mu nzira path ufite umwuka uduha imbaraga haleluya hanyuma reka nihute ngiye kurangiza ikindi noneho gikomeye Imana iramubwira ngo murebe inshuro Imana yasubiriyemo Yosuwa iramubwira ngo Yosuwa hari ikintu ngiye kukubwira uzitondera niba ushaka ko ibi byose bikunda niba ushaka ko ibi byose bigukundira amasezerano yanjye niho uzayasanga presence yanjye niho uzayisanga ibizakuyobora mu buryo bwo kubana n'umwuka niho uzabisanga Imana iramubwira ngo umurongo wa 7 icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo bashishwe byose aho uzajya hose haleluya iri jambo kurituramo ukarisoma ukaryumva ukarisobanukirwa ukaryemera ukarigenderaho ukarivuga ku manywa na nijoro ukarivuga ubyutse ukavuga uryamye iteka ryose rigahora ryuzuye muri wowe iryo ni ryo banga kandi aje imbere cyo rikora ikintu cya mbere iri jambo niryo rikuvana mu tujagari ubundi dutuma abantu bose batsindwa rikuvana mu byaha Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana murongo wa 15 kugeza kwa 17 muri Timoteyo wa 2:3 ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana number 1 bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka no kumutunganya ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose haleluya urumva iri jambo ni ry'Imana ikoresha kugira ngo kubwira ngo hariya ntihagendwa ikibazo dufite muri iyi minsi rero haje inyigisho z'ubuyobe zorohereza abantu ndazumva nk'ababara ndazumva nkarira Imana urubyiruko rwacu bararworetse barababwira ngo mwikorere ibyaha ngo mwarababariwe ngo ibyaha wakoze n'ibyo ukora n'ibyo uzakora ngo ubuntu bw'Imana bwarabitwikiriye izo nyigisho ni murazumva ziramamaye muri no minsi zifite amasigise zifite abazi umva biriya ni uburozi made in hell ikintu cyose kizakubwira ngo ufite uburenganzira bwo gusubira mu byaha it's made in hell ikintu cyose kizakubwira ngo ikorera ibyaha nta kimana biyitwara yarakubabariye icyo ni ikinyoma cyaciriwe na Satani gusa mu byahishuye baratubwira ngo nuko cya kiyoka ngo kirukanka na wa mugore ngo kibonye gicitse ngo gicira amazi menshi ngo ubutaka burasama burayamira ubutaka bwarasamye bumira ibinyoma bya Satani hazamuka muzitegereza za nyamaswa zizamuka mu byahishuwe mu butaka bwamize ibinyoma bya Satani hazamutsemo umuhanuzi w'ibinyoma inyamaswa ya mbere izamuka iva mu nyanja inyamaswa ya kabiri izamuka iva mu butaka kandi niyo ngo yari ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama ngo ariko ikavuga nk'ikiyoka uzarebe muri mu byahishuwe 13
hari abantu mva Satani aricara agafata ukuri kw'Imana akakugorekaho gatoya kubera ko nubundi grace ubuntu bw'Imana nanjye ndabukunda nibwo butuma ngenda mu nzira nkavuga ngo Mana ndaguhishimwe ndaguhicyubahiro kuko ni kubw'ubuntu bwawe nakijijwe. Ariko iyo grace ubwo buntu nagiriwe nibwo buhindukira bukambwira ngo rero ubwo nakubabariye bingana bityo ubwo nakubabarijwe bingana bityo ntuzongere kumbabaza ntugasubire mu byaha. Haleluya. Kuko iri jambo nicyo ridusobanurira iby'Imana yanga ntukabikore, iby'Imana ikunda ujye ubishyira mu ntego zawe. Imana yanga ibyaha, Imana ikunda abanyabyaha ariko yanga ibyaha. Impamvu Imana yanga ibyaha nuko biyicira abana, impamvu Imana yanga ibyaha nuko biyiburiza abana amahoro, impamvu Imana yanga ibyaha nuko bituma abana bayo basa na Satani, impamvu Imana yanga ibyaha nuko bijyana mu muriro. Umuntu akaza akakubeshya ngo ujye ukora ibyaha ngo Imana yarabibabariye. Ninde wakwishimira gusubira mu mwanda yarawuvuyemo? Not to me. Iyo ntabwo ndi muri aho ngaho. Navuye mu byaha mbirambiwe. Niyo wampenda henda sinasubirayo. Niyo wanangurira ntabwo nasubirayo. Niki Imana yabwiye Yesu aramubwira ngo Yesu niba ushaka kuba successful aya mategeko ujye uyasoma uyitondere ntuyateshe iburyo cyangwa ibumoso ntuzasubire mu byaha. Bamwe muri mwebwe mushaka kuzaba abakozi b'Imana, mbona n'abakozi b'Imana bamwe bari problematic nabo ubwabo ni ikibazo. Zungura umukozi w'Imana ibintu ubizi ukorera ihe Imana, uraririmba ibintu ubizi. Reka mbabwire cyane cyane mwebwe muririmba success si uko abantu bo gukomera amashyi. Hari igihe abantu bazagukomera amashyi mu ijuru bakuvugiriza induru. Waraye usambana uraza erega impano y'Imana ntisubirana. Niko Bibiliya tubwira Abaroma 11 iravuga ngo impano Imana yaguhaye ntiyisubirana. Buriya ni kimwe n'abahungu bakundanye n'abakobwa akamuha gift. Iya kwanze ntabwo ujye mubwira ngo gift zanjye zisubiza arazikurekera. Ni Imana iyo yaguhaye gift urayigumana. Iyo uririmba uraririmba, iyo usenga urasenga no mundi muzivugamo. Ariko Imana yarafunzo yifashe ku kananwa yifashe ku munwa yumiwe. Ibyo Mose nako Imana yabwiye Yesu yaramubwiye ngo aya mategeko ntuzayateshuke iburyo cyangwa ibumoso. Ujye witondera kumvira ibyanditse muri iri jambo ngo nibwo uzabashishwa aho uzajya hose. You will be powered. Kuko Imana irakwishimira. Dore uko bikora iyo ugenda nk'uko Imana ishaka. Hari igihe kureba nkunda muri Zefaniya baravuga ngo hari igihe Imana izatwishimira ikaririmba. Imana ikavuga ngo haleluya. Ariko ngo murabona bari abana banjye. Muri Maraki baravuga ngo Uwiteka ngo yategaga amatwi kumva. Haleluya. Ngo nakavuga ngo umva marayika nyandikira byo bari abantu barimo kuvuga. Nje mbisoma muri urerega Imana yacu nayo ni Imana inezerwa. Imana ikanezerwa avuga ngo umva marayika byandike kugira ngo bibe urwibutso imbere yanjye. Ngira ngo hari igihe nayo ivuga ngo umva marayika nimunzanire ibitabo mu bisome numva ukuntu bandamya, numva ukuntu bankunda, numva ukuntu bafata ibyemezo ku bwanyu, ikanezerwa. Ngo nayo ikaririmba. Haleluya. Umva ibi niba twabyumvaga buri muntu wese agaharanira kunezeza Imana kugeza no mu tuntu duto. Agaharanira kunezeza Imana akagenda akavuga ngo ya ibyo nzi Imana yavuze nta na kimwe niyo nateshuka na accident zaba yambayeho nzabisabira imbabazi. Nabyo Imana yarabiteganije mu buntu bwayo. Iravuga ngo ya nugira accident nagushyiriyeho insurance, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Ariko ntuzibeshye ngo ugonge abantu wabigambiriye. Bishop uri umunyamategeko nje nkagonga umuntu ngo nuko mfite insurance nkavuga ngo ndakugonga insurance zishyura, nkabibwira abantu bakabimenya ko nari narabivuze ko nzamugonga, icyo gihe uhanwa nk'umwicanyi na insurance ntacyo yishyura. Iyo wagambiriye gukora ibyaha icyakora iyo usubiye inyuma ukihana bivuye ku mutima Imana irakubabarira. Ariko ntuzakora ibyaha uvuga ngo amaraso ya Yesu ngo ufite insurance uzishyura. Tuzishyura ibyaha byawe. Kandi uburyo kubyishyura rero nuko abantu batabizi. Uburyo bwa mbere bwo kubyishyura bikubuza amahoro kandi nibyo Imana yangaga. Uburyo bwa kabiri bwo kubyishyura uzakuramo akaga
nigeze kubwira umwana umwe ambwira ayo mateori ngo ashobora gusambana ngo kumva ubutima we ntacyo umubwiye. Ndavuga nti uzagira icyo ukubwira umunsi uzasambana ugatera inda, hari icyo umutima uzakubwira. Uzagira icyo ukubwira umunsi uzasambana ukarwara sida, uwo munsi hari icyo umutima uzakubwira kandi ntabwo uzabisubiza inyuma. Icyo ni Imana ibitubuza. Uziba bagufate bakwirukane mu kazi, uzabura umunyeshuri ukopere baguhe 0 utsindwe. Imana yitubuza ibyaha ni mu nyungu zacu. Bitwebwe dufitemo inyungu kudakora ibyaha, ntabwo Imana ari ifitemo inyungu. Mwambwiye ngo amen. Ariko ndabona meze nkaho nabakonjesheje, umenya nigishije nawe uyu munsi. Hanyuma icyanyuma ndangirijeho umurongo wa 8 iramubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Powered by the word. Aha rero harimo ibintu biduha imbaraga. Icya mbere tuba powered by the vision Imana yatweretse n'amasezerano yayo. Ikindi tugahabwa imbaraga nuko Imana itugenda iruhande. Erega buryo kumva ugendana n'Imana biguha imbaraga, ukavuga ngo hari ikintu kimwenze, ubwo Imana impagaze iruhande nta kizantera ubwoba. Burya nibyo Dawidi yaririmbaga muri Zaburi ya 23 akavuga ngo ubwo Imana indi iruhande hari ibintu bitatu bizajyana nanjye. Hari presence y'Imana ubwayo, haleluya, izatera ubwoba ibintera ubwoba. Icya kabiri hari provision y'Imana, kuko ndabizi neza yuko azanterekera ameza n'imbere y'abanzi banjye, azandyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshye, azanshora ku mariba adasuma. Urumva aravuga ngo provision irahari na protection n'uburinzi, ngo kandi ninyura mu kikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya, kuko inkoni yawe n'ishyimbo yawe bizabiri kumwe nawe. Haleluya. Urumva ibi ngibi biduha imbaraga, biduha success, ikanakugarantiza ngo nzakugira inama. Nzakugira inama n'ubu uri kumwe nawe, nzakugira inama. Nigeze kuganira n'umupastor umwe aravuga ati ariko ati wazampaye kuba parteneri kuhatera nkunga. Ndavuga nti bakure hehe? Ati bose urenda kumbwira ko uru rusengero mwarwubatse mudafite abaparteneri? Ndavuga nti kada, jewe nicaye hano Imana irambwira ngo munyubakire inzu, mbwira abakristo turayubaka nkuko Mose yubatse ihema ry'ibonaniro. Nta cyane cyane ko twebwe uri pastor w'iwacu ntabwo wemerewe kujya gushaka abaparteneri. Oya, ugarukira hano hejuru hari abandi bajyayo. Ndabwira ni buriya iyi Imana yakubwiye ikintu iragikora, ariko tega amatwi wumva icyo yakubwiye gukora bari cyo ukora, hanyuma nurangiza wizere ko izaguha provision, kazakugira n'inama y'ukuntu bigenza. Nirangiza Dawidi yajya kuvuga ngo ndagushimira Mana, wowe wigisha amaboko yanjye kurwana ukigisha intoki zanjye kurasana. Imana ikugenda iruhande ikakugira inama, ukajya wumva irimo kuvuga, ikakubwira hari Imana yaduhaye isezerano, iravuga ngo nugera mu mayira abiri uzumva ijwi riguturutse inyuma rikubwira ngo iyi niyo nzira bari unyuramo, kandi ugahora ugenda gutyo. Noneho twebwe dufite umugisha, nta nubwo rituruka inyuma, rituruka muri twe. Ko Yesu yabwiye abigishwa barabwira mwumva ngo umuntu nyizera wese ngo imigezi y'amazi y'ubugingo ngo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo bivuze byerekeje ku mwuka wera uwo bamwizeye bendaga kuzahabwa. Muri no minsi rero hari ijambo numvise abajene bakoresha bavuga ngo ndi mu rukundo. Nanjye ndi mu rukundo n'umwuka wera. Amen love. Rwose nsigaye nicara nkabumva rero niyo nicuye nijoro ni nsigaye medita ku mwuka, kuko numva ariho nibibanga riri. Imana yaratubwiye ngo nzabana namwe, ngo ariko nzohereza umwuka wanjye abe muri mwe namwe mube muri we, ngo niwe uzabagira inama, niwe uzabayobora, niwe uzabaha imbaraga, niwe uzabaha success. Haleluya. Mushimikire kuzura umwuka wera, ujye uririmba ubwirijwe n'umwuka wera, ubwiriza ubwirijwe n'umwuka wera, ukora ibintu ubwirijwe n'umwuka wera, kandi we kumuteza agahinda. Ndangirize kuri aya magambo muri Yohana ibice 14 umurongo wa 20. Yesu aravuga ngo umuntu nankunda, haleluya, umuntu nankunda azitondere amategeko yanjye. Ngo umuntu uzitondera amategeko yanjye, ngo data azamukunda, nanjye nzamukunda, tuza aho ari tugumane nawe. Haleluya.
urumvi ayo ni amasezerano akomeye cyane Imana iduka avuga ngo va niwitondera amategeko niwitonderera ijambo ukaribamo rikakubamo rigwiriye ngo Imana izakwishimira. Yivuga ngo ariko muze tujye gusura kwa Bishop Masengo ngo uriya mugabo ndamukunda, hari ukuntu agenda nkuko namubwiye kagiye uwo mugisha kagushyiraho favor. Iki ni buriya abantu benshi bashaka success. Igihe muzigaye mwira nimugashakira success mujye mushaka favor, kugendera mu gikundiro cy'Uwiteka. Buriya nkunda umugabo witwa Daniyeli, iteka ryose ye marayika manutse araza aravuga ngo Daniyeli mugabo ukundwa. Kivugo cya Daniyeli mu ijuru yitwa mugabo ukundwa. Kabana Imana nanjye wazashyizwe icyo kivugo kagiye ngo Antoine mugabo ukundwa. Favor. Imana ikakureba ikavuga ngo ya uriya nguriya mu byandike mu gitabo nguriya, kuko hari ibitabo byinshi baravuga ngo ibitabo birabumburwa mu niko mu byahishwe 20 bavuga ngira ngo nibyo bitabo bandika bakavuga ngo mwandike mu imbere y'izina rye mwandike ngo uyu yanejeje yakoze ibingibi ejo yaranejeje akora ibingibi aba muri favor. Haleluya. Kangarukiriza ahangaha kuko hari igihe umuntu yigisha kuri passage akunda kumva yavuga yankunda gutwatera urwenya ngo padiri wigeze kwicara muri sakristiya niho niko bahita ahandi aho padiri bambarira aho bategurira ibya misa, ngo abwira umuhereza ati shati ati nyegereza iyo divayi mba nyoyeho gake, asuka mu kirahuri aranywa arayimara arongera asukamo aranywa arayimara, asutse ubwa gatatu umuhereza aramubwira ati padiri ati ko divayi ugiye kwimara ati horasha ati yo ntekereje ko ari amaraso y'umucunguzi ati numva nakanywa ati nkongera nkakanywa ati nkakomeza nkakanywa ukaza kwira ndimo kukanywa. Hari igihe rero uvuga ibintu byiza ukumva wakomeza ukabivuga ugakomeza ukabivuga ukongera ukabisubiramo, ariko reka ndagize mubwira ngo mushake favor, mushake kuba muri favor y'Imana. Imana yarangiza kuko success iruta izindi zose no kuba umuntu Imana yishimira ukaba muri favor. Kandi Yesu yaravuze ngo kugira ngo nkwishimire ngo umuntu nitondera amategeko yanjye ngo data azamukunda amushyire muri favor, ngo nanjye nzamukunda mushyire muri favor, tuza aho ari tugumane nawe, kandi ubwo n'umwuka nawe aba ari muri favor. Imana ibaha umugisha rero, reka duharanire ibyo ngibyo. Ariko dusenge Imana muri uyu mugoroba, dusenge Imana. Turagushimira mwami wacu Yesu Kristo. Turi mu isi aho abantu benshi bafite definition ya success, gutunga ibintu byinshi, gutunga inzu nziza, kugenda ingendo mu mahanga, kumarayo vacances, kohereza abana bawe kwiga muri Amerika, mu Burayi cyangwa mu mashuri meza mu gihugu. Hari success nyinshi, kugira umwanya mwiza abantu bakakuvuga, ariko yaratubwiye ngo ngo success nya success zarama no kuba muri favor yanjye. Ndasengera buri muntu wese turi hamwe kuri uyu mugoroba Mana, udufashe kumva ibingibi, uduhe gutura mu masezerano yawe, utubihe kugendera kuri vision waduhaye, uduhe Mana iteka ryose kugutumbira tukagendera amategeko n'amateka yawe, uduhe kugendana nawe, ujye utwibutsa yuko utureba aho tugenda hose. Ibyo ngibyo bidukure mu byaha, bidukure mu gutekereza nabi, kugira ngo tube muri favor yawe Mana. Ujye uhoza amaso kuri uru rusengero, ujye uhoza amaso ku barusengeramo bose n'abaruzamo ari abashyitsi, ureke imbaraga zawe ziba ahantu uzageza hano wese mwami Yesu ajya abona mu maso hawe, ko turabizi abagukunze bose bagashaka mu maso hawe bavaga imbere yawe biyemeje kugenda nk'uko ugenda. Fasha abantu bose twateranye kuri uyu mugoroba mwami Yesu. Waratubwiye ngo umwuka wera naza ngo niwe uzadufasha mu byo turimo byose. Ndasenze ngo imbaraga z'umwuka wera zimanukira aha hantu, umwuka wera ugendagende hagati muri twebwe. Aya magambo tumaze kwiga nayo bize mu yindi minsi yabanjirije aha ngaha, uyandike ku nkingi z'imitima yabo kugira ngo babe muri favor yawe. Ureke imbaraga zawe zikora umurimo muri twe, ureke icyubahiro cyawe kigaragara aho tugenda hose, ureke ubwiza bwawe buduherekeze, ureke favor yawe
ibe mu ngo zacu, itugendane natwe mu nzira tugenda. Icyubahiro cyawe kibaho tunyura hose, izina ryawe rishyirwe hejuru. Uhabwe icyubahiro, ubwoko bwawe duhe umugisha tunezerwe. Ni mu izina ryawe dusabye, Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.